ku birenge bya Yesu iby'iwanyu karande z'iwanyu, ibyakwirukankanaga, ibyagutukaga, ibyagutungaga intoki birakureba bikabura icyo bikora, kuko wageze ku birenge by'umucunguzi wagupfiriye. Ufata ibitari bikwiye ukabihesha icyubahiro, ugafata ibitari bikwiye ukabyandika ubwiza bwawe, ugafata igihe ukageramo iki kuko ari we nyir'ibihe. Uhimbazwe watwoherereje ijambo, ngo ijambo ryawe uryohereje ubwoko bwawe burakira, uva mu mibabaro yawe ongera wohereza ijambo ukiza abantu bawe, bohora ababoshye, surukure amarira ku maso y'ubukwe, abatabyara bakubyaha, kandi mwami abafite indwara zavuzwe ko zidakira uzikiza. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye n'amahirwe yo guhagarara aha, tugushimiye ko turi kuri iki gicaniro, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Kandi bakora ibiteka Imana amashyi. Ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, ngo abantu benshi subiramo, ngo abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Ngo umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Kubaho iyo wageze ku birenge bya Yesu iby'iwanyu karande z'iwanyu, ibyakwirukankanaga, ibyagutukaga, ibyagutungaga intoki birakureba bikabura icyo bikora, kuko wageze ku birenge by'umucunguzi wagupfiriye. Kandi ajya kugupfira ntawe yagishije inama sha, nicyo mukundira. Ajya kugupfira nta muntu yagishije inama. Yagisha inama abantu burimbana muri korari ntabwo wari kuyiririmbamo. Yagisha inama abashumba mushumbana ntabwo wari gushumba. Ariko Imana ishimwe itayigisha inama abantu. Ngo hanyuma byagenze bite? Ngo aragenda, Yesu ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Abantu benshi bateranira ku birenge bya Yesu barabyigana. Ariko mu mubyigano ndashaka kugira ngo turebe ikijya kibamo mu mubyigano. Vuga ngo mu mubyigano. Mu mubyigano aho buri wese arimo kureba abaca muzi y'Imana. Ubundi habamo abantu bane: abacamanza, abanditsi bandika ibyacu, abantu bazi kwibutsa amateka, aba historians bibutsa amateka y'iwacu, hakabamo n'abandi bantu bandi b'indeba. Aba bantu bose baba mu rusengero. Muri uwo mubyigano nzi neza ko barimo, ariko reka mbereke umugore icyo yakoze. Impamvu uyu munsi ushaka kuvuga ku mugore nuko nta gaciro nari ifite ko kuvuga ijambo. Haleluya. Ngo nuko hariho umugore. Vuga ngo hariho umugore. N'uyu munsi hari abagore hano, ariko hari n'abagabo. Ngo nuko hariho umugore ngo wari mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ntabwo amasezerano ahera. 67 Imana yavuganye n'umusaza, uyu munsi n'ejo byasohoye. Ariko uyu mugore we nta n'amasezerano yari afite. So nuje kwita ngo ni amasezerano wazanye hano. Jada yavuze ngo today, aujourd'hui,
leo today uyu munsi uyu mugore nta masezerano yari afite, nta n'ibyiringiro yari afite. niba Imana yarakurikiranye isezerano ryo muri 63 ikaba isohoje muri 2010, kandi wari umuntu ufite amasezerano utayafite bite? Reka turebe. Ngo nuko hariho umugore wari mugongo wari bimaranye imyaka 12, ngo ababazwa n'abavuzi cyane. Bantu batubabaza mu kigeragezo, bagutunga intoki, bakakucira urubanza, bakavuga ngo ni wabo n'ubundi nta cyavayo, bakamubwira yuko iwabo bidashoboka, bakamubwira ngo uriya turamuzi muri karitsiye kandi twaranakoranye turamuzi. Abo bose bari baramutoteje. Muzi impamvu ari mugongo se ni indaya? Muzi impamvu ari mugongo se ngo buriya nawe ni umurokore? Muzi impamvu afite kiriya kigeragezo se nawe nuko ngo barangije, ngo yarabimaranye imyaka 12, ngo ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukira, bamurisha ibintu bye byose anitangamo ingemu, ngo ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Iki cyanditswe nimushaka kugisengeramo, mugende musenge, murebe ingemu mwatanze, murebe izabatwaye ibyanyu, murebe ingemu mwatanze mushaka ibisubizo. Ntabwo ndi buhatinde, ariko ndashaka kumanuka kuri uyu murongo. Ngo yumvise ibya Yesu. Vuga ngo yumvise ibya Yesu. Uyu munsi niba uri hano ukaba wumvise ibya Yesu, ndagira ngo ugire kwizera nk'uko uyu mugore yumvise ibya Yesu. Mbere yumvaga iby'abantu, akumva iby'abaganga, ngo uzajya mu bitaro by'Abashinwa, ngo uzazamuke, ngo ujya aha, ngo ibibazo byawe, ngo hari umuprofete utuye ku musozi wabikiza. Bivuze se ko abaprofete badakiza? Oya, barasenga bigakira, ariko hakiza Yesu basenga. Umugore ngo yumvise ibya Yesu. Bwira mugenzi wawe ngo wumve ibya Yesu uyu munsi. Numva ibya mugenzi wawe, mubwire ngo wumve ibya Yesu uyu munsi. Ngo kuko ngo yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma. Muri uyu mubyigano wakumva ijwi rya Yesu, waturuka inyuma ugakora kuri Yesu, akaguha igitangaza cyawe. Muri uyu mubyigano w'abantu, muri izi ndirimbo nyinshi, muri uyu mwuka wera, muri izi mbaraga ziri hano, washaka wakora kuri Yesu, ukakira gukira kwawe, ukakira umwana wawe, ukakira ubutangaza byawe, ukakira imbaraga zikiza, ukakira amatorero. Hari abantu bicaye hano bakeneye amatorero, ariko mutazi uburyo muri buyabone, ariko iba wafataga kuri Yesu. Amen. Ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Haleluya. Wakoze kuri pasiteri, yakoze ku mushumba, yakoze ku muhanuzi, umuririmbyi uririmba amavuta akamanuka, ngo afashe kuri Yesu, ngo nuko isoko y'amaraso irakama. Iyo wakoze kuri Yesu urabimenya, ntabwo bakuvangira. Iyo wakoze kuri Yesu umenya ko ari wowe wakozeho, ukabimenya, kuko usigarana ibimenyetso. Nta muntu ukora kuri Yesu ngo asigare uko yari ari. Iyo wasigaye uko wari uri, uba wafashe umuyaga, ntabwo wafashe Yesu. Reka mbereke ikindi kimenyetso kigaragaza ko wakoze kuri Yesu. Umurongo ukurikiraho ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ngo arahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye? Iyo wakoze kuri Yesu urabimenya, nawe akabimenya, itorero ryose ribona ubuhamya. Ntabwo iyo wakoze kuri Yesu biririmba, turabibona. Iyo wakoze kuri Yesu cyamunara, nukora kuri Yesu neza, uzajya ufata mikoro gusa, indwara zitangira kuva mu bantu. Uko niko gufata kuri Yesu. Iyo wafashe kuri Yesu, abantu bagucira imanza, ariko Yesu yahagera, ngo iyo Imana yakwemeye ikwemeza n'abatakwemera. Yesu arahindukira arababwira ati ninde unkozeho? Umugore yari gutinya, agatinya guhamya,
hari ikintu gikomeye hano uyu mugore yakoze. Abayuda kazi ntabwo bari bemerewe kujya mu iteraniro ry'abagabo, ariko ngo yaragiye abyigana n'abantu. Yesu yari yamuhaye ijambo sha, abyigana nabo amukora ku mwenda. Amaze gukora ku mwenda we ngo Yesu arabaza ati ninde uhozeho? Umugore nawe aravuga ati ni jyewe. Namenye ko nagukozeho kuko nakize, ni jyewe. Ibyo abayuda simbyitayeho, amagambo bamvuze ntabwo nyitayeho, inzandiko z'abaga ni jyewe, ni jyewe wagukozeho. Reka twumve ijambo Yesu yamubwiye. Abigishwa babanje ariko kumubaza, buriya tujya tugira abantu tugendana, reka ne kubigira. Barabaza abantu baramubyiga ngo nawe ukagira ngo ninde ugukozeho. Reba nawe ahantu hose umuntu avuze ngo ninde unkozeho, ngo ariko abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Ngo umugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukira rwose icyago cyawe. Iyo nza kuba ndi umuntu uri hano wari wasenze, mwana wanjye, ukira rwose icyago cyawe. Mwana wanjye, narizi ko abantu bahaguruka bakakira ibyabo. Mwana wanjye, haguruka ukire rwose, wakire icyago cyawe, uragikize. Abahamagawe ni benshi, iki giterane cyahamagariwe benshi, ariko abatoranijwe ni bake bari bwakira ibyabo. Abaririmbyi bashobora kuririmba tukumva umuziki n'injyana, ariko amagambo acumita imitima. Intumwa zarabwirizaga ngo amagambo agacumita imitima y'abantu bakihana. Ni kangahe muririmba abantu bakihana? Uwiteka himbazwe. Abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza. Ndashaka guhamagara umuntu uri hano ushaka kugirana umubano na Kristo, akavuga ati ndashaka kukwakira, kugira ngo Yesu umunsi nagukozeho umenye nawe ningukoraho nzamenye ko ari wowe nakozeho, ntakoze ku moya. Muza moya twafashe koraho bikagucika, ugafata bati dore Yesu, ugafata zamura ikiganza cyawe. Niba uri hano ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, cyangwa se ushaka kwegurira umutima wawe Kristo, ndagusaba ngo uze wirukanka hano imbere. Iminota yangira cyafite 5, utebuke hano imbere ngira icyo twikorera. Urakoze mwami, ubavanye mu gitabo cyo kurimbuka. Urakoze Yesu, ubanditse mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mwami, ibyaha byabo cyubahiro kibiki ntabwo bizongera kwibuka ukundi. Izina rya Yesu. Urakoze uko bahisemo neza. Amen. Amen.